mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana. Iriya gahunda nari mbonye iri kugaragara nabi. Mumeze neza, njye meze neza ndashima Nyagasani, nta kintu nshinja Imana, ni ukuri ibintu byose bimeze neza, n'ibitameze neza nabyo bizamera neza. Ndashaka gushimira umuntu wese wanyifurije kugira irayidi nziza. Imana ijye ibaha umugisha, ni ukuri namwe muzagire ni pasika ni iki ibintu nk'ibyo ndumva hari ibiri hafi kuba, ariko sinagenda ntavuze ku muntu uwo ari we wese. Hari abantu bitiranya ibintu, idini ry'Ubusilamu cyangwa idini rindi iryo ari ryo ryose waba ubamo, iryo dini ntabwo ari irya papa wawe, nta nubwo ari irya so wanyu, Imana we, nta nubwo ari iry'umuntu nyine w'iwanyu ku buryo wumva ko iryo dini urifiteho uburenganzira bwo kuryinjizamo abo ushaka ukanarisohoramo abo ushaka. Wapepeye idini ntabwo ari iryawe, kuko ubu idini iyo riza kuba ari iry'abantu ku giti cyabo, bamwe muri twebwe ntabwo twakabaye dufite ahantu dusengera. Hari nk'igihe ujya kumva umuntu aravuze ngo mba mbona ngo usebya ngo ba runaka, ngo mba mbona ngo usebya Abasilamu, ngo mba mbona ngo usebya ngo aba nabo, ukibaza abo nsebya kankuveho. Gusa abantu mujye muzirikana ko idini atari iry'iwanyu, ntago bimeze nka cya gitanda cy'iwanyu, ntabwo idini rimeze nka ya sukari iwanyu mugenda mukagura muri butike ikaba ari iyanyu ntawaza kuyibavugiraho. So mureke twiganire kuri ibi bintu. Uzi ko njyewe ntari nzi ko kubika pavuro muri firigo ari bibi? Hari ibintu bitagomba kujya muri firigo, ariko hari abantu bamwe na bamwe babishyira muri firigo, wenda avuga ati uriya kuba atabishyira muri firigo ntabwo njyewe byambuza kubishyira muri firigo. Ariko hari ibintu maze iminsi nsoma nsanga kubishyira muri firigo ni bibi, ku rwego rw'uko iyo ubishyize muri firigo si ukuvuga ngo ni uko biba biri bupfe gusa, ahubwo biba bishobora no kuba byagutera uburwayi mu gihe ubikoze uhozaho, nyine ubigize akamenyero. Nambaye riteyina, niyo mpamvu muri bubone ndimo ndavuga nk'umuntu urunditse ikirayi. Ni ibyo bintu rero, icyantunguye ni uko harimo pavuro, kandi nanjye ndi mu bantu babika pavuro muri firigo rwose. Numvaga nta kibazo, numvaga ahubwo iyo itagiye muri firigo iba irimo, iba ishobora kuba yakwangirika yaba itabitse neza uko ukwiriye kuba uyibika. Hano bamaye icyayi ariko kiruzuye sana, niko nibwiraga, ariko naje gusanga atari byo. Kubika pavuro muri firigo ni bibi ku rwego rw'uko uzabifate ubigereranye, ufate pavuro uyibike ahantu hatari muri firigo heza, hari aho ngaho hasanzwe, nurangiza ufate indi uyibike muri firigo urebe, nibwo uzabona aho ukwiriye kuba wayibika. Pavuro iri muri firigo ifite ukuntu igenda imera nk'ikamuka, igahunga nyine ikamera nabi. Icyo ni kimwe. Hakiyongeraho tungurusumu. Tungurusumu ntabwo igomba kujya muri firigo, bibaho. Abantu benshi ntabwo bayibika muri firigo, ariko bamwe na bamwe harimo abayibika muri firigo. Mumbwire, ntabwo bansutse neza? Umuntu wansutse yitwa Clementine, asuka neza ntabwo ababaza. Urumva hari tungurusumu ntigomba kujya muri firigo, tangawizi ntigomba kujya muri firigo. Ikindi kintu, ikawa pana kuvuga iseye, apana ikawa iseye, ikawa utungutu nyine imbuto, ndetse ndabana imbuto. Ikawa idaseye ntabwo nayo iba igomba kujya muri firigo. Kuyishyira muri firigo ni ukwikururira ibibazo. Uzi ko buri hari ibintu turya kubera ko wenda byagiye muri firigo, nyine tubikora duhozaho. Akenshi iyo ukora ikintu atari ingeso yawe, nk'ubu ngubu ukaba udahora ushyira pavuro muri firigo, tungurusumu, tangawizi, nta kibazo ushobora kugira, cyangwa se ushobora no kukigira kuzakigira utinze, nyine
ntibipfe guhita biza. Ariko iyo ubikora buri gihe ari bwo buzima nta kubihindura, akenshi hari indwara zizamukiramo. Tuve kuri ibyo byose nari mvuze, na kokombure ntabwo ari byiza kuyibika muri firigo, muzabireke ni ukuri. Abantu muri kureba kino kiganiro niba babikaga kokombure muri firigo na puwavuro, wenda biriya bindi byo nari mvuze abenshi hari abagerageza kutabibikamo, ariko muzabigabanye ntabwo ari byiza. Wenda ngewe nk'igitunguru mbika muri firigo ukuntu cyaba kimeze, urugero hari nk'igihe uba ugiye guteka ibiryo bikeya, igitunguru ari kinini, ndagifata nkagikuraho umwanda hose, nkagikata, narangiza nkakoresha icyo nshaka gukoresha, igisigaye nkagishyira muri firigo kitariho bya bintu by'inyuma, kandi nabwo kitari bumare igihe muri firigo. Rero abantu nubwo hari abo njya ndeba kuri YouTube nyine bavuga ngo ninde wakubwiye ko ngo gukora bino bintu, urugero ngo ibitunguru ngo ukabibika ngo muri firigo ngo igihe kinini, wenda iyo bikase ukabishyira muri firizeri bikazamo nyine barafu, ntacyo biba bitwaye. Ariko kubifata kuriya nyine urakiguze na bya biboro biba biriho inyuma by'ibishishwa, ukabishyira muri firigo, na tungurusumu zidatonoye ugashyira muri firigo, ntabwo aba ari sawa. Uzarebe izitonoye iyo uziguze nazo ukazishyira muri firigo nta gihe kinini zimaramo, nta gihe kinini zimara zikiri nzima, zitangira kuzana twa tuboro tw'umweru tujya kuba nk'imisatsi tuza ku biryo byapfuye. Rero ni byiza ko mu gihe ugiye kubika ikintu cyo kurya muri firigo kitari ibiryo bitetse, kuko ibiryo bitetse abantu benshi tubibika muri firigo, hari igihe uba udafite umwanya. Alhamdulillah, mwihangane nari mbanje kwirwanaho, senezete zari zinyishe. Ndi kubabwira hari igihe uba usanga usabwa kuba wafata umunsi umwe mu cyumweru ugateka ibiryo bikamara iminsi muri firigo, ibyo nta kibazo. Kereka ufite inzoka mbi wenda ubwo ihura n'ibiryo ngo byagiye muri firigo ikata icurama cyangwa ikahita ihagarara ikamera iki. Hari abantu bagira inzoka ziba zimeze nabi zo mu nda, ku buryo arya ikintu kimaze iminsi 2 muri firigo rwose akarwara mu nda kumva amerewe nabi. Hakaba n'undi ushobora kwimarira igihe rwose nta kibazo afite, nubwo yarya bimazemo ukwezi nta kintu byamutwara. Nanjye ndi muri abo bantu rwose, kurya ikintu kimaze igihe muri firigo nta kintu kintwara habe na gato. Kereka wenda ibaye ari nk'ifi imaze igihe ahantu muri firigo irimo umwanda, ifi bakayotsanya umwanda ahari ubwo, ariko ubundi kuba byagiye muri firigo byo nta kibazo. Nashaka rero kubasangiza utwo tuntu dukeya utagomba gushyira muri firigo mu buryo bwo kwirinda uburwayi ubwo ari bwo bwose bushobora gukururwa na tangawizi washyize muri firigo, tungurusumu washyize muri firigo, ikawa washyize muri firigo idaseye, puwavuro washyize muri firigo, cyangwa se kokombure washyize muri firigo. Noneho uzafata iriya puwavuro y'amabara uyishyire muri firigo, nyuma y'iminsi mikeya uzasanga yatangiye koroha yanambye, iyo noneho inamba vuba kuruta. Ahubwo ikintu nabonye ikindi cyiza ni ukubika imiteja mu ishashi. Kuko njyewe nayibikaga atari mu ishashi, nayishyize mu kabogisi, nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 ugasanga umuteja wizinze wabaye nk'umutsi, wabaye nabi byatari. So n'abarambiye rero ndabakunda cyane cyane, Imana ibamere umugisha. Abantu mufata umwanya mukareba vlog zanjye, abantu mu nkunda, abantu munyandikira message nziza, abantu duhura mu muhanda mukambwira ko mu nkunda, abantu mu gift z'ibintu bigiye bitandukanye, ibintu by'ama essence, ibintu by'ibiti, Imana ibamere umugisha. Gift nk'izo ngizo, kubyukira kuri gift nk'iyo ngiyo, umunsi wawe uhita wirirwa umeze neza, utawumva wakwiyongeraho nk'ibindi biro 2. Simbye kuma nanjye narabyibushye ahantu hose najya wabibona, nakegeramo gutya, navamo, nahengama, najya narabyibushye, sinzi ikintu cyambyibuhije.
kandi tuvuye mu gisibo. Ubundi nari nzi ko nituva mu gisibo nzaba nananutse, ariko mfite ikintu cyitwa itama, ariko nabonye ngo abantu benshi babyishimira. Ndabashimiye kubw'ibyo pe, abishimiye ko nabyibushye, ariko umubyibuho si ikintu nkunda. Ubu ngubu ngiye kongera ngabanyeho ibiro, nkureho nk'ibiro nka 5, nongere nkubite nk'amezi nk'6 ndi kuri ka gataye kameze gutya, ngo meze nka mwunyuguzwa. Ubu ngiye gufata kuri ya product yo muri Sunrot nanone, nyinywe nk'icyumweru kimwe cyangwa se ibyumweru 2. Ntabwo nzanywa icupa ngo ndirangize, najya kurirangiza noneho nsigaye meze ngo. Ubu rero ngiye gukora iki? Ngiye gufata iriya product nongere nyinyweho. Namwe abandi muyishaka mushaka igabanyiriza ibiro, muhamagare 0720 20 36 510 babahe product nziza igabanya ibiro, babaha amavuta, babaha ibintu byinshi byiza. Ndabakunda cyane, bye.